Umva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka, utubabarire. Umva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka, utubabarire. Dusabire Kiliziya ariyo kimenyetso cy'umukiro. Uwo mukiro yigisha abantu bose kwakira, kwemera, usakara isi yose. Jya utwumva Nyagasani. Umva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka, utubabarire. Dusabire diyosezi yacu, umushumba wayo n'abakristu bayo. Ibyaha bakoze mu magambo no mu bikorwa bihanagurwe n'impuhwe za Nyagasani. Jya utwumva Nyagasani. Umva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka, utubabarire. Dusabire u Rwanda rwatubyaye na perezida warwo. Abanyarwanda bahugukire kurugeza kuri Kristu no kumugezaho amajyambere y'ukuri. Jya utwumva Nyagasani. Umva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka, utubabarire. Dusabire abashonje ku mubiri no ku mutima, bamenye ko umuntu adatungwa n'umugati wonyine, bagira umwete wo kumva ijambo ry'Imana. Jya utwumva Nyagasani. Umva Nyagasani, amasengesho yacu twabagutakira iteka, utubabarire. Dusabire abakristu baje muri iri koraniro ry'Iruhororo. Ukaristiya ibabere umuti w'ibishuko, amazimano y'abanyantege nke n'isangira ry'ubucuti. Jya utwumva Nyagasani.
yacu twabagutakira iteka utubabarire. Umva Nyagasani amasengesho yacu twabagutakira iteka utubabarire. Umva Nyagasani amasengesho yacu twabagutakira